Muri ino video tugiye kurera hamwe abakobwa 20 bo muri sinema nyarwanda beza cyane kurusha abandi. Birashoboka ko wagiye ureba sinema nyarwanda ukabona abakobwa benshi kandi beza cyane, ukaba wibaza uwaba ari uwa mbere cyangwa se uwari mwiza cyane kurusha abandi. Ukibaza 5 ba mbere cyangwa se 10 ba mbere. Gusa tugiye kuva ku mwanya wa 20 tujya ku mwanya wa mbere twihuse cyane kugira ngo umenye neza abakobwa abo ari bo. Turebe umukobwa, izina rye ndetse turebe na filimi yakinnyemo. Guhaye ikaze niba uri ubwa mbere uhageze, ariko gukora subscribe ufungurire inzogera utazacikwa na video nziza z'ubutaha. Tudatinze ku mwanya wa 20 turasanga uwitwa Cyuzuzo Ange Muvunyi. Uyu nawe ni umukobwa mwiza cyane, akaba agaragaye ku mwanya wa 20. Yagiye agaragara muri filimi nyinshi zitandukanye, twavuga nk'iyitwa Indoto, Irya Mukuru, ndetse akaba ari n'umubyinnyi ukomeye cyane w'injyana za gakondo. Bikaba byaratumye Cyuzuzo Ange akomeza kugaragara nk'umukobwa mwiza cyane kurusha abandi muri sinema nyarwanda. Akaba yaje kugaragara ku mwanya wa 20. Dukomeje ku mwanya wa 19 turasanga uwitwa Gihozo Nshuti Mireille. Uyu nawe akaba ari umukobwa mwiza cyane. Niba usanzwe ureba sinema nyarwanda cyangwa se ukaba warigeze kuzireba, birashoboka ko wigeze kuba wamubona. Niba warakunze kureba filimi twavuga nk'iyitwa Indoto, cyangwa se ukaba wararebye iya Papa Sava cyangwa se iy'Ishusho ya Papa ndetse n'izindi zitandukanye, byatumye Gihozo Nshuti Mireille akomeza kwigira imitima ya benshi, kuko ni umwe mu bafite ubuhanga budasanzwe mu gukina sinema nyarwanda, akisanisha na role yakinnyemo. Dukomeje ku mwanya wa 18 turasanga Akazuba wa Derek. Uyu nawe ni umukobwa mwiza cyane. Uyu yamenyekanye kuri ino zina by'umwihariko muri filimi bise Agahinda k'Imfubyi. Yagaragaye nk'umukobwa uzi gukina cyane sinema nyarwanda, bitewe n'uko afite ubuhanga ndetse n'impano nziza cyane, bituma akomeza kwigira imitima ya benshi, bikaba byatumye nawe agaragara nk'umukobwa mwiza cyane, akagaragara kuri uwo mwanya wa 18. Dukomeje ku wundi mwanya wa 15 turasanga umukobwa witwa Peri. Uyu nawe yakinnye muri filimi nyinshi zitandukanye, twavuga nk'iyitwa My Heart, Contract, ndetse akunda no gukinana muri filimi nyinshi zitandukanye za Kiramani. Niba urakunze kureba Kiramani cyangwa se ukareba n'iyo filimi ya My Heart, birashoboka ko wigeze kubona uyu mukobwa Peri. Niba ari ubwa mbere umubonye cyangwa se ukaba usanzwe umuzi, nawe ushobora kuba wemera ko ari mwiza cyane, akaba yaza kugaragara kuri uyu mwanya wa 17. Dukomeje ku mwanya wa 16 turasanga umukobwa witwa Tasha Agasaro Safiya. Uyu nawe ni umukobwa mwiza cyane. Niba usanzwe umuzi cyangwa se n'ubwa mbere umubonye, ndazi neza ko nawe wakwemera ko yagakwiye kugaragara kuri uwo mwanya. Yagiye akina muri filimi nyinshi zitandukanye, by'umwihariko twavuga muri filimi yitwa Behind, yatumye amenyekana cyane kandi akomeza kuba icyamamare ndetse no kwigira imitima ya benshi, kandi akomeza kugaragara nk'umukobwa mwiza ufite impano nziza yo gukina sinema nyarwanda, bikaba byatumye nawe agaragara kuri uwo mwanya wa 16. Dukomeje ku mwanya wa 15 turasanga umukobwa witwa Ineza Keira. Uyu yamenyekanye cyane muri filimi y'uruhererekane yitwa Bamenya Series, byatumye agaragara nk'umukobwa mwiza cyane witonda kandi ufite impano nziza cyane yo gukina sinema nyarwanda, bikaba byatumye nawe agaragara kuri uwo mwanya wa 15 nk'umukobwa mwiza cyane kandi ufite impano nziza. Ineza Keira, tubwiye muri comment umwanya ubona yagakwiye kugaragaraho bitewe n'ubwiza bwe. Dukomeje ku mwanya wa 14 turasanga umukobwa witwa Umuganwa Sara. Yamenyekanye muri filime ya Seburikoko. Uyu nawe nimba ari ubwa mbere umubonye cyangwa se ukaba usanzwe umuzi, ubona ko ari umukobwa mwiza cyane, akaba yaje kugaragara kuri uwo mwanya wa 14 bitewe n'ubwiza bwe, kandi akaba umwe mu bafite impano nziza zo gukina filimi nyarwanda. Dukomeje ku mwanya wa 13 turasanga umukobwa witwa Uwera Judith. Yamenyekanye ku izina rya Judy. Uyu mbere y'uko yinjira muri sinema nyarwanda cyangwa se mu ruganda rwa filimi nyarwanda, yabanje kujya akora video nziza kandi zishekeje cyane, akazinyuza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko ku rubuga rwa TikTok. Niba ukunda kureba kuri TikTok, birashoboka ko waba umuzi Uwera Judith wamenyekanye ku izina rya Judy. Nyuma yaho yaje kwinjira muri sinema nyarwanda, aho yigira imitima ya benshi, yiguzaho abafana benshi cyane bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze akoresha, by'umwihariko izikunzwe mu Rwanda. Uyu kandi kuba ari umukobwa mwiza cyane, yavuzwe mu rukundo n'undi mukinnyi wa filimi, akaba n'umukomediye witwa Kimenyi Tito, aho baje no guhurira muri filimi, byatumye bakomeza gukundwa cyane. Bikaba byatumye uyu Uwera Judy agaragara kuri uwo mwanya, bitewe n'uko ari umukobwa mwiza cyane ku
kurusha abandi muri sinema nyarwanda, gusa yagaragaye kuri uyu mwanya bityo nuko hari abandi tugiye kureba imbere beza cyane kumurusha. Tudatinze reka dukomereze ku mwanya wa 12. Ku mwanya wa 12 turasanga umukobwa witwa Umurerwa Neira. Uyu nawe akaba yarakinnye filimi nyinshi zitandukanye. Niba ari ubwa mbere ubonye cyangwa se ukaba usanzwe umuzi, nawe ushobora kwemera ko yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa 12 bitewe n'ubwiza bwe kandi akaba afite impano nziza yo gukina sinema nyarwanda. Dukomeje ku mwanya wa 11 turasanga Inkindi Aisha. Yamenyekanye ku izina rya Aisha. Yagiye akina muri filimi nyinshi zitandukanye by'umwihariko kwa Nyakso ndetse n'ahandi. We yagiye akina filimi zo gusetsa abantu cyane bituma akomeza gukundwa cyane, agaragara nk'umukobwa mwiza. Bikaba byatumye nawe agaragara kuri uyu mwanya wa 11. Ubu tugiye kujya muri top 10 cyangwa se mu bakobwa 10 ba mbere beza cyane kurusha abandi mu bakina sinema nyarwanda. Gusa mbere yuko tubageraho ngira ngo nkwibutse niba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba usanzwe kuri umurongo wacu wa YouTube, kuba utarakora subscribe ufungure n'inzogera wabikora kuko ni ingenzi cyane kandi ikaba n'inkunga ikomeye kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Dukomeje ku mwanya wa 10 turasanga Bizimana Innocent. Uyu yamenyekanye nk'umukobwa mwiza cyane aho yaje gukomeza kuba icyamamare by'umwihariko yaje kugaragara mu ndirimbo y'umuhanzi witwa Run-Up. Indirimbo yitwa Tsunami yakunzwe cyane maze kurebwa n'abarenga miliyoni 13 ku rubuga rwa YouTube. Kandi yagiye akina filimi nyinshi zitandukanye by'umwihariko twavuga nk'aho yakinaga muri filimi y'uruhererekane yitwa Bamenya series. Byatumye akomeza gukundwa ndetse no kugaragaza ubwiza bwe budasanzwe. Bikaba byatumye agaragara kuri uyu mwanya wa 10. Dukomeje ku mwanya wa 9 turasanga umukobwa witwa Ishimwe Repose Suwera. Uyu nawe ni icyamamare mu gukina filimi nyarwanda kuko ni umwe mu bafite impano nziza cyane, aho ashobora gukina neza role yahawe. Akaba yagiye akina muri filimi zitandukanye twavuga nk'iyitwa City Maid, iyitwa Bishop Family ndetse n'Inzira y'Umusaraba. Byatumye Ishimwe Repose akomeza kwigira imitima ya benshi ndetse no kugaragaza ubwiza bwe budasanzwe. Bikaba byatumye agaragara kuri umwanya wa 9 nk'umukobwa mwiza cyane kurusha abandi muri sinema nyarwanda. Dukomeje ku mwanya wa 8 turasanga umukobwa witwa Umutoniwase Nadine. Uyu akaba ari umukobwa mwiza cyane. Niba urakunze kureba sinema nyarwanda zitandukanye wajya umubona muri filimi nyinshi zitandukanye. Akaba ari umukobwa mwiza cyane witonda uzi gukina neza sinema nyarwanda agashimisha benshi. Bikaba byaratumye akomeza kwigira imitima ya benshi kandi agaragara nk'umukobwa mwiza, akaba yaje kugaragara kuri uwo mwanya wa 8. Dukomeje ku mwanya wa 7 turasanga umukobwa witwa Umuhire Claudia. Uyu nawe akaba ari umukobwa mwiza cyane ukina sinema nyarwanda, aho yakunze gukina muri filimi za Kiramani. Niba ukunda kuzireba cyangwa se warigeze kuzireba, urazi neza ko uyu mukobwa akunze kuzikinamo kandi agakina neza yitonze, akamenya neza gukina role yahawe. Bikaba byatumye akomeza gukundwa cyane bitewe n'ubwiza bwe. Dukomeje ku wundi mwanya wa 6 turasanga umukobwa witwa Iradukunda Nadine. Yamenyekanye ku izina rya Nadine Nana. Akaba yarakinnye muri filimi nyinshi zitandukanye by'umwihariko twavuga nk'iyitwa City Maid ndetse no muri filimi y'uruhererekane yitwa Bamenya series. Uyu nawe ni umukobwa mwiza cyane. Nadine Nana nimba urakunze kureba filimi yakinnyemo, ndazi neza ko wakunze kuzireba zose ukareba series zose bitewe n'uko ari umukobwa mwiza cyane kandi wigira imitima ya benshi bitewe n'ubwiza bwe. Bikaba byatumye Iradukunda Nadine tuzi ku izina rya Nadine Nana agaragara kuri umwanya wa 6. Tugiye kujya muri top 5 cyangwa se mu bakobwa 5 ba mbere beza cyane kurusha abandi muri sinema nyarwanda. Tubwiye muri comment abo utekereza tutaravuga cyangwa se abo twavuze wabonaga ko bagakwiye kugaragara muri top 5 tugiye kurebera hamwe. Wibuke gukora subscribe ufungure n'inzogera utazacikwa na video nziza z'ubutaha. Like na comment ni ingenzi. Tubwire uko wabonye ino video. Dukomeje ku mwanya wa 5 turasanga umukobwa witwa Umutoni Saranda Olive. Uyu nawe ni umukobwa mwiza cyane. Aho ari ubwa mbere mubonye cyangwa se ukaba usanzwe umuzi, ubona ko ari mwiza. Umukobwa witonda, ukina neza, useka neza, ufite imico myiza, indangagaciro n'umuco nyarwanda. Uyu Mutoni Saranda Olive yakinnye muri filimi nyinshi zitandukanye. Twavuga nk'iyitwa Indoto. Uretse kuba kandi ari umukinnyi wa filimi, uyu ni n'umusizi ukomeye cyane, aho yaje gukorana igisigo na Romaga bakita Igisabisho. Byatumye uyu mukobwa akomeza kugaragaza ubwiza bwe nk'umukobwa mwiza kandi ufite impano zo gukina filimi kandi akaba umusizi mwiza cyane.
bikaba byatumye agaragara kuri uwo mwanya wa gatanu nk'umukobwa mwiza cyane kurusha abandi muri sinema nyarwanda. Dukomeje ku mwanya wa kane turasanga umukobwa witwa Irakoze Ariane Vanessa. Uyu nawe akaba ari umukobwa mwiza cyane, uteye neza, useka neza, witonda. Akaba yaragiye akina muri filimi nyinshi zitandukanye, twavuga nk'iyitwa Maya, akaba ari nawe yakinnyemo yitwa Maya, iyi filimi yaramwitiriwe. Akaba yakinnye no mu zindi zitandukanye, twavuga nka City Maid ndetse n'iyitwa Ishusho ya Papa. Byatumye Irakoze Ariane Vanessa akomeza kugaragaza ubwiza bwe, haba iseko ye ndetse no kwitwara, ndetse n'impano nziza afite yo gukina filimi. Bikaba byatumye agaragara kuri uwo mwanya wa kane nk'umukobwa mwiza cyane kurusha abandi muri sinema nyarwanda. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga umukobwa mwiza cyane witwa Gatesi Kayonga Divine. Uyu akaba ari umukobwa mwiza cyane wagiye ukina muri filimi nyinshi zitandukanye. Haba ari ubwa mbere umubonye cyangwa se ukaba usanzwe umuzi, niba urakunze kureba sinema nyarwanda, nawe ushobora kwemera ko uyu mukobwa Gatesi Kayonga Divine ari umukobwa mwiza cyane, wagakwiye kugaragara kuri uwo mwanya wa gatatu nk'umukobwa mwiza cyane kurusha abandi. Wowe tubwire muri komenti umwanya ubona yagakwiye kugaragaraho bitewe n'uko usanzwe umuzi, haba impano nziza afite yo gukina filimi ndetse n'ubwiza bwe ndetse n'uko agaragara. Tubwire muri komenti. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga umukobwa mwiza uteye neza witwa Niyomubyeyi Shanti Nowela. Uyu akaba ari umukobwa mwiza uteye neza, ku buryo benshi bavuga ko waba uri umugabo cyangwa umusore, uyu Niyomubyeyi Shanti Nowela akakunyuraho ntukebuke ngo waba ufite ikibazo gikomeye cyane cyo kwirengagiza, bitewe n'ubwiza bwe ndetse n'uko ateye. Bavuga ko afite nyashi benshi bakunze kwita ikibuno kinini gikurura abagabo. Bikaba byatumye uyu Niyomubyeyi Shanti Nowela akomeza gukundwa cyane, ku buryo iya filimi yakinnyemo abenshi bakunda kuzireba, bakazitondera neza, bakareba igice ku kindi, bitewe n'ubwiza bwe akurura amaso ya benshi kandi akarigera imitima ya benshi, by'umwihariko igitsina gabo. Bikaba byatumye Niyomubyeyi Shanti Nowela agaragara ku mwanya wa kabiri. Abenshi bavuga ko yagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere, gusa ku mwanya wa mbere hari undi tugiye kureba mwiza cyane kumurusha kandi ukunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze, ndetse n'abandi bose bitabira cyangwa se bakunda kureba sinema nyarwanda. Tubwiye muri komenti niba wamuketse cyangwa se ubona yagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere, yaba yagaragaye muri top 20 cyangwa se akaba atagaragayemo. Tubwire muri komenti. Tudatinze ku mwanya wa mbere turasanga umukobwa mwiza cyane witwa Nyambo Jessica, yamenyekanye ku izina rya Nyambo. Akaba yarakinnye muri filimi nyinshi zitandukanye, zaba izisetsa cyangwa se izigisha. Yakunze kugaragara cyane akina kwa Kiramani. Akaba ari umukobwa mwiza witonda, aho kugeza ubu nawe afite umuyoboro wa YouTube witwa Miss Nyambo, anyuzaho filimi nziza kandi zikunzwe na benshi. Byatumye akomeza kugaragaza ubwiza bwe ndetse no kwigura imitima ya benshi mu Rwanda ndetse no hanze, ndetse n'abandi bose bakurikira sinema nyarwanda. Kuba ari umukobwa mwiza cyane kandi byatumye akundwa n'abatari bake, aho yaje kuvugwa mu rukundo n'umusitari, akaba n'umuhanzi, akaba n'umubyinnyi witwa Titi Brown. Bavuzwe mu rukundo nubwo nyuma byaje guhagarara, gusa urukundo rwabo rwari rwiza cyane kuko couple yabo yari imwe mu zikunzwe cyane mu Rwanda. Ibi byatumye Miss Nyambo akomeza kugaragaza ubwiza bwe ndetse no kongera igikundiro no kwigwizaho abafana, bakamukurikira cyane ku mbuga nkoranyambaga. Bikaba byatumye Miss Nyambo agaragara ku mwanya wa mbere. Wowe tubwiye muri komenti wabonaga yagakwiye kugaragara ku mwanya wa mbere, ndetse tubwire n'umwanya Nyambo yagakwiye kugaragaraho, niba ubona ko atari we yagakwiye kuba uwa mbere, bitewe n'abo uzi beza cyane. Watwanyuma ino video ndagushimiye cyane, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukibuka gufungura inzogera ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha. Niba ari wifuza tubwire muri komenti. Naho ubutaha.